njye nabyuka nkajya ku ishuri nagira ngo mvuyeyo nkajya mu kazi. Ntabwo njye nshobora kwemera ko akazi kagutwara umwanya ukanyuma mu kazana rwose nkeneye ko muzabyara mukampabuza ukura. None se mbere ko ukiga wajya kunyura hano mu gitondo ukatubona byaje guhinduka bite? Sheri umushyitsi urutana wowe koko. Sheri ntabwo kuruta ahubwo nyine Ketia afite sheri wiwe azamuzana hano. Ndabona uri kurangara baramugutwara pe. Oya ndaramuhamagaye nuko. Aha reka nikomereza akazi kanjye ariko rero ushaka wajyaho nkakwigiza n'imbere nta kibazo. Asa sheri umuntu uruta ninde ku buryo mbwira gukupira. Wamuretse tukabaza tukavugana. Oya mureke tuvugane ndimo gukinira zaguhamagara ikindi gihe bana. Allo? Allo? Wese ko tugendeye ubwije bite byawe? Urabona ni amahoro. Habakize kandi. Asikeza kukiri guhinduka muri no minsi. Ndaguhamagara ntunyitaba. Phone zanjye zose ntuzitaho, ntukinyitaho muri no minsi. Habaye iki? Ese nibyo uziko warunkemo umutima? Icyo nicyo kibazo wari ufite? Ikibazo nyine. Umva sinabikubwiye burya. Hari kabyara kandi kaba hanze. Niko kamaze iminsi kamvugisha cyane ugasanga telefone iri busy. Sorry kandi. Mukamara amasane yose muvugana. Nanaguhamagara ntubyite ukanyohera. Ukanankupa ngo kupa ngo umuntu uhamagaye. Ibyo ni ibiki? Bashira icyo ntabwo ari ikibazo n'ukuri. Urumva nta ari kure abamvugisha nanjye nkatinda ariko sorry basi niba byari kubabaje. Okay. Nese urambabariye. Ramuki. Sheri. Nukugiye? Ndabona bigiye kunkomerana nanjye. Soma ibyo ndabyitwara mu ntera. Ariko uziko ejo bundi uzibagirwa inshingano z'urugo rwawe kubera akazi. Ntabwo ashobora kuzibagirwa inshingano zanjye ndazizi cyane ahubwo muri iyi minsi ndi bize kubera twenda gusora. Ni ukwirirwa duhiga amafaranga hasi hejuru. Rega ntabwo biba byoroshye na gato. Ujya umenya ko dufite abana bo kwitaho. Uriya mukobwa uri mu ishuri yarakenewe kugira ngo asurwe. Ariko ibyo ndabizi mba nanabirangije. Uyu munsi twavuganye yambwiye ko nta kibazo afite. Namwohereje n'amafaranga. Se nuzi ko basigaje icyumweru kimwe bagataha. Nari namukumbuye cyane. Mu majyaruguru wagiye kwivuza. Ko nagiye ukora umwitozo nawe wamureze. Ndebera do ibi ni ibiki gusa. Ntanda afite wa murezi. Do. Reba hanga dogera gutya. Ushaka kwi. Dogera gutya se. Mwereke. Ushaka kunyina ko Asagiye ukora umubiri mwana nawe ukaba fit. ukaba ari bounce asana. Do. Uramanuka gutya? Oya, kuza nako bireba. Do, ni gutya. Shana uri fake. Mari watuma ndukabyeri nawe zose. Oya reba neza, do reba neza. Do. Uramanuka gutya? Ebana. Nawe rwose. Ariko man usiko nyibukije. Gutese mari. Buryo waranshikije bya atari. Wangishije gutireta man. Ibaze. Tinye kubimbwira. Sorry birenze. Wowe brand windi cyuki bice mari. Nese kugeza uyu munsi nize. Ningire kubyigeramo byose. Bona biri kubi. Umwana amaze kujyaho neza dore nimwe ndamutereta tegamo magari saa yose. Tabeshye. Aramvuga isaha yose. Ha bro uzagura icupa. Ko icupa ko buri gihe bigura. Bakora akazi. Icupa ndarigura. Uragacupa musazo. Ndarigura tugusa nyine ntabwo birashamo neza none. Arabura akantu gato. Ntabwo arambwira yego ariko nyine mu bikorwa ndacyagora yego ntagira. Apene biri hafi to. Ahubwo ikibazo arambwira ngo hari agatipe ngakunda kandi ngatareka ngo manye ngigengo kirekire sinanakazi sinakamenya. Ntabwo washika intege none ahanga. Izo ni kata z'abakobwa biye. Aba yakubwira ko yagumiwe akubeshya urabona afite boyfriend. Ajijisha kugira ngo utamushishamo ijisho kuyagumiwe.
ariko buriya byanze bikunze tubashyire yemereye abantu mwana cyane uhita uki akose kari neza byatari mwana ntako niba aragumiye azi ukuntu ameze ni icyuki kabisa cyamukwereka tunakubwira ukuntu ameze icyo cyuki cyaguhaze nyine wowe komeza ufatiraho step by step ntari imvura sibyo icupa nzarwa ndaryemeye ntacyo wowe uzambwira umunsi ufite akanya tugenda gakomeze nkore umubiri mwana okay nta gikomeza ubwitoze cyumweru urabona ndi bogari nkaya akagiye nkore dushe wanjye kubijira ni ntacyo Kigali we umva rero Marita nkubwire bimwe byanga utuma ku isoko ukagenda yikura nk'akanyamasyo ukaza igicuku kinini uyu munsi ntabyo nshaka ariko mabuja niwo uba wanditse ibintu byinshi ugatuma ninda wagiye wandika utuntu duke umva nkubwire ibyo nkeneye none urabizi uyu munsi Kariza arataha kandi iteka ataha ashonje akeneye kurya ibiryo byo mu rugo none aho nkubona aha ngaha mu minota 5 ariko mabuja n'imbuto zashize kandi n'ibitunguru hasigaye ibi ikibazo cy'imbuto ibyo ngibyo ugenda uzigure ukuri imineke n'inanasi nibyo Kariza akunda naho ibitunguru nabyo ugenda ugura ibiro 2 nase mabuja ko yari amafaranga nikurire ibiceri 2 by'ijana nigurira akameti ubu nisanzwe nkugura mituye ariko wa mukobwa unshakaho iki uretse kuntesha umutwe unshakaho ikira nase mabuja muri wa 300 mege moto ariko vuba none ngaha haraswaye se nyine nkubona ngaha utega moto se umwana muto yagenda atega moto wagiye n'amaguru ntabwo ari aho hirya kandi mari nzakwirukana ugenda ujya iwanyu noneho nshaka undi mbere mabuja gusa unyirukanye nakuraho ibiryo by'irizo umve telefone amakuru kise bubafiye ayo aratwanze nagaruka kubangama kwihugira amakuru kise ya fiyete fiye araho yarakuze yabaye inkumi yewe sugu imuzana nanjye akansoza sha yewe sona ari kumuzana kuko Kariza kariwe bangana akaganira nande koko ariko ni nazo hanyuma se tukwakiriza iki juice cyangwa amazi sha Marita namutumye ku isoko reka nze nkuzane cyane kare amakuru y'aba bahungu bawe se ni abagabo barakoze ni ukuri nyine bagiye ku ishuri kuzana Kariza ku mana yanjye bariya bana ni ukuri gusa nta muntu wamenya yuko batavukana amafi mva ariya ni amahirwe nagize biriya ni ibintu ugomba gushimira Imana ariko uzi gushakana umwana ugasanga umugabo ufite undi ariko abana bagakura bubahana banakundana ariko ubwo ziko Kariza atazi ko nari nyina warameke umva rero jya ubishimira Imana biriya bintu biboneka hake cyane hashoboka ariko rero shana ashatse n'umugabo w'umwana mwiza papa arameke abimfashamo ntabwo ibintu ajya bigira birebire ntabwo ajya arobanura abana nyine abana bose bafata nk'abe maze sha bigatuma mukunda yewe tata sa rero twaganiriye reka ngende cyane ukuri urakoze kudusura nshaka se njye isoko riri hariya neza ryangiritse amaguru nta hantu nk'iki ahubwo buriya nanjye nje hano nzi ko ntagusanga aha sha ntabwo nari kugira ahantu njya Kariza ari buze teka aza nkumbuye cyane ashaka mama we umva nyine yabakumbuye n'ibiryo namutekeye rwose akaje kaze gukama kangotomere hariho ni zuba ryinshi ese kare bite kutambwira amakuru yo kwishuri bimeze neza mama naratsinze pe byagenze neza ako mama ariko nasigaye ari icyuki ndabumvise ngo nisize mu korogo mama none se kuki usigaye ucanye neza usigaye wita abamotari bakagongana abamotari muve muri ibyo mbwira ibyo nkubajije waratsinze mama naratsinze pe mbakumbuye cyane pe ubona uvuga ko jyewe utarankumbuye rero papa namwe mwese nari mbakumbuye ariko Lameke by'umwihariko yambwiye ko yabonye fiance
niyo mpamvu yindi yari yambwiye ko nimba kucura azamunyereka wiki none se kuki utatubwiye ngo iyo nkuru nziza yo mu kazana rwose natwe tuyishimire isosi bayimenyemo inshishi babwire sori rero nari nzi ko njyewe ubwo tugiye kubona umukazana ntabwo wabivuze se nta kintu narenze mama arata arababeshye papa keza rwose arababeshye ntabwo muzi ko nateye koko mbese iki ni ikinyoma ese sheri ko nta cyayi wanyweye ngenda nywa amazi nta cyane mbagene by'amata n'amazi hasi kira gikorwa ibintu byose ariko se we ibyo byose ni ukuburana wa mwana we si umwana we uragenda abwire marikaza we yicarire Marita vanga amazi Mari Marita muzana amazi yo kunywa karabaye ndebere mama kuva igihe nagiye ntabwo umuntu aramenya akazi uvuye kuyavoma mwabuje ko ndi kuvunika mwantuye ariko se mari kuva ryari ubona hano batera ijerekani yuzuye amazi bakazana ku meza azanye ibido wabaye mva imbere wanjije ugenda uzana ijambo uzane n'ikirahure y'umweru sawa ariko ntabwo ari wakuye wanyura bakunda ukuntu dufite umukozi udashobotse ngaho ndebera ninde akubwiye ko ikirahure bakizana mu ntoki utareka amushinga ukambarisha umukozi se nk'umukobwa uyu mukozi mwigisha akazi akazi ndebere mwabuje ndebere urashaka iki urashaka iki inani yamutazi urashaka gati reka ntabwo imigati yasigaye hariya mu gikoni aho muretse akirira iki se mwibaza hano haramutse haje umushyitsi tukajya kubona tukongera kuruje abakozi baragwira arabiseka bikomeye se nizahimicake uyu muntu ni umukozi asoni sitsi none se sawa se bitowe wagiye isoko ariko se ubu akoze nawe aho yagiye isoko tureba wabaye umusore ntaberewe kareka nta kigenda gisokoza dore zansokoza ngiye mu kazi aka nta byawe ese bimeze bite ni sawa ahubwo ahubwo banije abantu gute se kandi shobora nkorera amabara gute none umenye ntabwo ndi bumukire biriya bintu wavugiye ku meza koko none se igihe wambwiye ko ufite shoti arabibwira ababyeyi ntarabivuga gusa ko ndi guhura na mere rwose nkahita nubika umutwe kugira ngo atabimbaza ko nta byawe nise kuki wabimbwiye utarabivuga sinzi kabisa gusa iyo nabonaga byenda gucamo ariko yenda twahuye muri kino gitondo nibwo twahuye amaso ku maso nibwo twahuye amaso ku maso wowe ushyira hamwe mwahuye mu gitondo yego se wambwiye ko ufite sheri mutaranabonana koko twabyihoreye mwana ariko nabonaga byenda gucamo gusa nyine wumve ngo ni umukobwa mba ni mwiza kandi aranankunda byatari eba numve ngabereye kuba muramukazi wawe nta wamenya shayi amahirwe masimani bigiyemo pe ushobora koze kabisa ahubwo se musaba akantu wambabare ko mwumvire koga ukazanjyana muri kano ka wikendi nkajya koga ahubwo se muri ino wikendi ndibutse tuzanye gahunda na sheri niba udakunda tuzajyana ariko nibikunda uzijyana umuntu ajejeho nibwo mwamenyanye none atangiye no kumuza uburenganzira kwibasazanya ibyo ntabwo ari simva wowe nyine atari sheri ndamwumva nyine ngenda bikubwiye ubwo nibidakunda nzitwarira naho ziri naho ziri okay ntacyo gusa amafaranga yo nzaguha asonde madamu Amen. ubundi biryo wabitekeye umuntu w'umugabo nkanjye gusa mugabo we ubu inote y'igihumbi uba wasize ugatangira ukivugisha ngo nta gatunguru ngo nta kanyanyago nta dushyimbo ubwo ari nkaho wagura inote y'igihumbi wayihahamo ukabishobora ariko inote y'igihumbi urumva ibintu mbwira inote y'igihumbi uzi akazi mba nakoze kugira ngo njye kuyibona icyo gihumbi mbana umugenzi Nyabugogo nkagera i Kanombe hirya genda mbisikana n'ibizuru by'imodoka hanyuma se umunsi wose uba wirirwa ukorera 800 ako menya ko amafaranga akenerwa n'ibintu byinshi usi za kontervasiyo mfite zose hano urashaka ko nkugaburira inyama igihumbi nawe uba ukwiye gushyiraho ikindi gihumbi cyawe bikaba bibiri wese bibaye bibiri ntitwarya neza ari njye nawe washatse undi ninde ariko
ejo mu gitondo nawe uzafate moto tujyane ujye mu kazi cyangwa ushakire indobani. ariko buriya nta nubwo uzi ukuntu ndi umugore w'umunyabwenge havamo amakara hakavamo igitunguru hakavamo ibishyimbo hakavamo ibirayi ubwo ari nk'aba bishobora je ntago nzongera kurya ibiryo bimeze gutya ntabyo nshaka ubimenye cyangwa ibi bishyimbo urungabura buri munsi bitera umujinya nzabikwereka ubirebe nkwereka umujinya wabyo njyewe. mva nkubwira ahubwo izi ndyo zawe uhora ungaburira buri munsi umunsi nabonye umugabo ungaburira neza nzagusigana igendere ngo iki